ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibintu byiza aho muri hose nizeye ko mumeze neza. Rero nk'uko musanzwe mubizi tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, kora subscribe, liking video, comment ni ingenzi kuri wowe kugira ngo tubane gatanu ku kandi. Uyu munsi yagiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo kuba washimishamo umugabo wawe cyangwa se umugabo ugashimishamo umugore wawe. Uburyo bwiza rero nta wundi, iyo uri umugore icya mbere ni ukugira isuku mu gitsina, isuku ahantu hose, warangiza ugakora uko ushoboye ku buryo mujya gukora imibonano mpuzabitsina akumva nta kibazo ufite, sibyo? Impumuro mbi ubwo nicyo kintu nshaka kuvuga, nta kibazo ufite nawe akaba nta kibazo afite kuri wowe, sibyo? Kubera ko hari igihe n'abagabo usanga badakaraba, sibyo? Badakaraba ugasanga ntago asiramuye. Nuko kudasiramura rero mwagira ibyo mukorana ugasanga bibisigayemo, ko agenda ajya kunyara bigasigaramo. Noneho rero yakuramo ukumva igitsina kirimo kiranuka. Ibitsina by'abagabo bijya binuka nabyo, ariko cyane cyane iyo ari igitsina kidasiramuye. Ibyo rero bikunda kubangama cyangwa se gusa nabi bitewe n'uko umugore iyo yumvishe agahumuro kabi yumva nyine atagukunze, ndetse kimwe ko n'uyu mugore nawe afite agahumuro kabi ntabwo umugabo abikunda. Ibyo rero bikaba byatuma nyine umuntu abifata nabi, bikaba byanatuma buriya biri mu makosa umuntu ashobora kuba yakora, bikaba ibintu bitagenda neza. Ikindi ugomba gukora kugira ngo ibintu bigende neza cyangwa se kugira ngo bitange neza ni ukwirekura. Kwirekura kwa kundi nyine uba wageze igikorwa runaka kigiye kuba ukavuga uti reka nirekure, ukirekura ukumva ko ugomba kwirekura, uwo muri kumwe akishima ndetse nawe ukishima. Ntabwo ari byiza kwifatira nyabwo, murabizi ko biba ari ibintu bibi, ukifatira kandi ugasanga ntabwo uri kwirekura. Iyo utirekuye ntabwo umuntu muri kumwe aryoherwa ku mpande zombi, waba uri umugabo waba uri umugore. Iyo umuntu atirekuye, iyo umugore atirekuye ntabwo umugabo aryoherwa, iyo umugabo atirekuye ntabwo umugore aryoherwa. Ibyo tubishyire mu mutwe ku buryo buri muntu wese abimenya, akamenya n'uburyo agomba kwitwararika kugira ngo buri muntu wese ajye abasha kumenya yuko nyine ibyo ngibyo bibaho kandi bishoboka. Ni nuko biba bimeze rero. Umugore aba agomba kubigenza atyo. Mu kwirekura rero habamo kunyonga, habamo gutaka, ndetse habamo no kunyazwa bikemera, kuko umugore aba yirekuye. Ikindi kandi ibyo bibaho nabwo iyo umugabo nawe yirekuye. Umugabo nawe kwirekura kwe nta kundi ni ugukora ibyo akora bimuri mu mutima, akamenya ibyo arimo, akabiha agaciro ndetse akanabishyiramo imbaraga, kuko iyo atabishyizemo imbaraga birabiha. Nyine hari ukuntu umugabo tuvuge ashobora kujya gukora imibonano mpuzabitsina ariko ugasanga ameze nk'umuntu uri kujatajata, nk'umuntu utazi ibintu arimo, nk'umuntu nyine ufite ibindi bintu utamenya. Icyo gihe biramuvuna cyane bigatuma
umugore ababara nyine ntiyishime. Ibyo byose twabonye haruguru bikaba bitaza, umugore akaba nawe atabona imbaraga zimunyongera, zimutakira, ubundi akenshi hari igihe abagabo bavuga ati abagore ntabwo bazi gutanga ibintu, ahubwo abagabo aribo batazi gukora ibintu, kubera ko iyo umugore umuhaye ibintu byose nawe arabikora, ariko iyo utabimukoreye uvuga uti ''ese ubu ndi gukora iki? Gusa ibintu umuntu ari gukora birantakisha, ibintu umuntu ari gukora se byibura biratuma nyonga numve ko iri kugeramo, ibintu umuntu ari gukora se ntibiri bunakunyarishe ngo unyare''. Nawe wabireba ugasanga ibintu nta sosi ibirimo. Ibyo rero usanga iyo utabikurikiranye ngo ubikureho cyangwa se ubice, bikwangiririza isura, bikaba byatuma umugore wawe atakwiyumvamo, atagukunda, cyangwa se umugabo wawe atakwiyumvamo, atagukunda. Niba uri umugabo uzi ko ibyo byose ubikora, ariko umugore wawe ukabona ibyo nawe atabikora, bivuze ko ikibazo gishobora kwakirwa umugore. Ariko hari igihe akenshi abantu baturegera abagore, ariko twajya kureba tugasanga ikibazo atari icyo kubera ko ari umugore, ahubwo ikibazo gituruka ku mugabo bitewe n'uburyo abikoramo. Ibyo rero tugenda tubirebaho ku mpande zombi, kuko tujya tuvuga ngo iyo ukomye urusyo ukoma n'ingasire. Tugenda tubirebaho ku mpande zombi, tukavuga ibintu bimeze gutya, noneho bikozwe gutya byagenda biti, kugira ngo buri muntu wese ajye yumva kandi anasobanukirwe icyo yakaba yakora. Rero niyo mpamvu twigisha abantu bakuru, ntabwo twigisha abana. Umuntu uri munsi y'imyaka 18 we arabizi, mufasha ari no kureba zino video namukubita nubwo yaba atari uwanjye. Izi video ni iz'abantu bakuru guhera kuri 18 kuzamura, bemerewe kurushinga nyine. Umuntu wumva ko ari mu kigero cyo kuba yarushinga niwe ukwiriye kuzireba, kuko ni nawe ziba zireba. Ndakeka nta umwana ushobora kuba asambana ari munsi y'imyaka 18, uwo nguwo burya wa mwana we nakubwira byinshi by'ingaruka byakubaho bikanakubabaza nonaha. Ariko si cyo cyanzanye, nicyo cyanzanye rero